Ikimodoka cyarahagaze bakingura umuryango w'inyuma wari upakiyemo ibindi bintu, bahambura umufuka bamukuramo, yisanga hagati y'abagabo benshi bateye ubwoba nubwo mu maso yabo hari huzuyemo akanyamuneza, bisetsa cyane nk'ababonye ikintu cy'agaciro. Yibazaga niba ari we bishimiye nyine bya gicuti nk'umuntu bagiye guha akazi, ariko yabarebamo yitonze akaburamo inshuti ye bazanye. Ikimodoka cyahise kigenda, agitangajwe n'iryo shyamba rinini cyane yari yisanzemo, akiraranganya amaso hirya no hino, ariko yumva n'inyamaswa atazi zivugira kure. Umwe muri ba bagabo nka 15 bari bafite ibyuma bityaye cyane, aravuga ati ntabwo aratugora, kuko umubiri we uracyafite itoto. Gusa bavugaga mu rundi rurimi watabyumva neza. Yari yisanze mu kindi gihugu, uretse ko ururimi rwaho yari aruzimo utuntu duke cyane. Yatangiye kwibuka ukuntu ku mupaka byagenze, akibaza ati ibi n'ibikize. Nazanye na Gadi none sindi kumubona. Gadi niwe wanshyize mu mufuka, we na shoferi banaga mu modoka hejuru y'indi myaka ntazi ubwoko, wagira ngo ni ibirayi n'imyumbati n'ibijumba bivangavanzemo n'ibishyimbo, ngo ni ukubera ko nta byangombwa byo kwambuka umupaka nari mfite. Ndabyibuka yambwiye ko nitumara kwambuka barankuramo nkicara imbere cyangwa tugatega indi modoka, none ahantu ihagaze ni mu ishyamba, si mu muhanda. Uyu mugabo witwa Samu yari yageze ku mupaka ari kumwe n'inshuti yitwaga Gadi, iramubwira iti kubera ko udafite ibyangombwa, ngiye guha umushoferi amafaranga gutwara hejuru y'imizigo, none nitumara kwambuka aragukuramo dutega indi modoka. Uwo mushoferi yaraziranye na Gadi, ariko Samu nibwo bwa mbere yaramubonye. Bari bamusanze hafi y'umupaka asa n'uwari ubategereje. We na shoferi bamaze kunaga Samu mu modoka, shoferi yarakije agenda agana ku mupaka, ahageze bamusaba ibyangombwa arabyerekana akomeza urugendo. Nubwo Samu yumvaga ibyo yari aryamye hejuru biri kumujombagura bimubangamiye cyane, yatekerezaga amafaranga agiye gukorera n'ubukene yasize iwe, akumva ibyo bidakaza akabyihanganira, dore ko nyine nta n'ibyangombwa bimwemerera kwambuka yari afite. Nta kundi yari kugira. Yasohowe mu modoka, akurwa mu mufuka, azi ko ari Gadi na shoferi wamukuyemo, azi ko ari muri kaburimbo cyangwa mu muhanda mwiza, ko bagiye guhita batega indi modoka ibajyana aho bari bagiye, nubwo yumvaga nabwo bakoze urugendo rurerure cyane, ariko asanga Gadi ntawe uhari na shoferi amusiga ahita yigendera. Yari asigaranye n'abantu atazi neza n'ururimi bavugaga. Yatangiye kumva agize ubwoba, agerageza kwihagararaho no kwishyiramo ko nta kibi kiri bumubeho. Umwe muri ba bagabo wari ukiri muto aravuga ati uyu w'impyiko azana inzima, umutima we utera neza, ahubwo muganga aduhe menshi. Undi yaramusubije ati aduhe menshi se ntituracyura inyama, wajya unyurwa. Imitima igura kimwe, impyiko nazo nuko, niko twemeranyije. Keretse wenda hari ari umwana muto nibwo yaduha menshi, kuko we burya nta kintu tuba turiye, ahubwo ikibazo gihari nuko atwishyura nyuma kandi shoferi wabanza kuyamuha. Nka Samu utaruzi urwo rurimi, yumvisemo amagambo abiri gusa, umutima n'amafaranga, ariko ibindi ntiyabisobanukirwa neza. Gusa yaribazaga ati ese uwo abantu nibo bagiye kumpa akazi cyangwa? Mu gihe arakibitekerezaho, abo bagabo bakomeje kuganira baseka, bagasa n'abaseganyeho akanya gato, ubundi bakongera bagaseka. Samu biramucanga, yashatse kubasuhuza baranga, ahubwo bamusekera rimwe. Umwe avuga mu rurimi yumvaga ati ndabona rero agiye kubasezeraho. Samu mu mutima we ati mbasezeraho cyangwa mbasuhuza? Ubwo kandi niko yumvaga afite ubwoba. Inkari zatangiye kumanuka mu ipantaro. Bahise bamwambika ibintu bamupfuka mu maso, baramusunika bamukomezanya muri iryo shyamba. Bari bamushyize hagati bakagenda bamusunika, bava mu muhanda mugari wo mu ishyamba uw'imodoka yari inyuzemo, bafata akayira gato cyane kerekezaga ahantu bari bagiye mu ishyamba ry'inzitane ryasaga n'irimo umwijima kandi izuba ricanye kubera ubucucike bw'ibiti birebire cyane. Mu kumutwara batyo yagendaga agonga ibiti kuko atarebaga. Umwe agahita amukurura ukuboko akamushyira mu nzira. Yakomeje kugenda atazi iyo agiye, atareba imbere cyangwa inyuma, atari no kumva neza ibyo baganiraga. Yageze ahasa n'uwirengagije ibyo baganiraga, nubwo n'ubundi atabisobanukirwaga neza, uretse ko yakomezaga kubatega amatwi ngo yumve ko hari ijambo yatura mu byo baganiraga baseka cyane. Yatangiye gutekereza uko byagenze kugira ngo yibone aho hantu. Ubusanzwe yari amaze iminsi afite akazi k'ikiyede, ariko inzu bubakaga yari yuzuye akazi kashize. Yarabitse udufaranga duke mu nzu, ariko nk'umugabo wese yarahangayitse yibaza ukuntu agiye kumara iminsi yicaye mu rugo, ahangayikishijwe n'uko azabaho udufaranga yakoreye nidushira, kuko yaryaga ari uko yakoze. Icyari kibabaje kurushaho kandi nta kwezi kwari gushize akoze ubukwe.
Umugore we yari mwiza cyane bidasanzwe kandi yari yaranze abagabo b'abakire. Yarikundiye imico myiza ya Sam kuko yavugaga ati naho naburara ariko mbana n'uwo nkunda, kandi ndabizi nubwo adafite ubushobozi buhagije ariko ntituzaburara kuko nubwo akennye ariko ni n'umukozi. Akazi kose aragakora, agira imishinga myiza nubwo abura ubushobozi cyangwa igapfa, ariko isaha ku isaha twatera imbere. Ikindi kandi nanjye sindi umunebwe cyane, nzakomeza ncuruza izi nyanya zituzura no mu kabase. Rwose bike nshoboye gukora nzajya mbikora, mubere umufasha muri byose. Icya mbere ni ukuba ufite iby'ibanze, ibyo kurya, ukuba n'utwambaro, kandi njye ndabifite nkarenzaho n'ibyishimo mpabwa n'umugabo wanjye unkunda nanjye nkunda cyane. Sam yagendagendaga mu muhanda yibaza aho arakura akazi ko gukora ku munsi ukurikira kuko ikirere cyari cyashize kandi nta hantu yatekerezaga yabona akazi. Muri ayo masaha ya nimugoroba, dore ko ibyari bisigaye gukorwa kuri iyo nzu bari babirangije saa sita agahita ataha, kandi nabwo akora urugendo rw'amasaha nk'atatu ngo ave aho yakoraga agere mu rugo, yahuye n'inshuti ye nayo yatahaga muri izo nzira iramubwira iti Sam, undi ati karame Gad, burya nawe izi nzira urazigenda? Gad yarasetse ati ntazigenda se, uzi iminsi maze ngushaka, narakubuze ngo nkurangire akazi, bakeneye abakozi bafite imbaraga, nakabaye naragiye nuko nanze kujyaho njyenyine gutegereje. Rero niba udafite akazi waza tukajyana tukajya gukorera amafaranga menshi cyane, mu kwezi kumwe gusa twagaruka inaha tukikorera imishinga yacu. Gusa ubishaka wanagumayo ukajya uje gusura umugore wawe Yvette. Gad yari umugabo wari ufite umugore utwite, ari uwo muri ako gace Sam yari atuyemo. Sam yaramwizeraga kuko bajyaga baganira bagahuza, yaba afite n'ibiraka akabimurangira. Yarishimye cyane, agenda aganira nawe amusobanurira uko akazi gateye, anamubwira uko barambuka igihugu cyabo bakajya mu kindi, ariko kuko we nta byangombwa byo kurenga umupaka yari afite, akamushakira uko yambuka mu buryo bworoshye. Yamusezeyeho, ageze mu rugo ahobera umugore we, amubaza amakuru, amubwira ko yaramukumbuye. Yvette nawe amushyiriza amazi yo gukaraba, arangije gukaraba amuha amafunguro aciriritse yari yamuteguriye, hanyuma amubwira iby'akazi yari yarangiwe na Gad agira ati rero mukundwa, urabizi ko akazi karangiye uyu munsi, sinzi aho ndaba nkora muri iyi minsi keretse ngufashije gucuruza inyanya, kandi izo ucuruza ni nkeya ntabwo zacuruzwa na babiri. Icyo nshaka kukubwira rero ni uko Gad yandangiye akazi, yambwiye ko tugiye gukora akazi keza ko mu ruganda aho bazajya baduhemba amafaranga menshi cyane. Nabuze ntireka mbanze ngo baze numve niba uremera, nkagenda nkamara y'ukwezi ngahita ngaruka, ayo naba mfite yose nkayaguha, tukagura ubucuruzi bwawe, ukajya urangura n'intoryi, karoti, mbwija, byashoboka tukanakodesha inzu uzajya ukoreramo aho gukorera hanze. Uzi ko mu gihe cy'imvura uhagarika akazi, kandi dufite inzu dukodesha, wakabaye nabwo ujya mu isantere ugacuruza nk'abandi bose? Mbwira niba ubinyemereye. Umugore we Yvette yaramwishimiye, aramubwira ati wagenda ugakora uko kwezi kumwe, njye nzihangana rwose, wowe ntuzibagirwe ko wasize umugore, kandi ubuzima tubayemo ndabubona, si ngombwa kubisobanura bigezaho. Wowe genda, ikibazo ni uko nta telefone ugira ngo uzampamagara. Ikindi kibazo ni induru z'abantu b'inaha ntazapfa kwakira vuba, kuko nibamara kumenya ko utakiba hano bazavuga menshi, nawe uzi amazimwe n'amagambo yawo. Ariko ndagushyigikiye, Gad ni inshuti yawe ndamwizeye, niba nawe arajyayo ntabwo nakubuza kuko nawe arabasize umugore, ahubwo umushimire kubwo kuba ari wowe yahisemo ko mujyana. Sam yariruhukije, yumva yishimye cyane kuko umugore we yaramuhaye uburenganzira bwo kugenda. Ibyo biryo babiriye babitamikana cyane ko Yvette yamaraga guteka akanga kurya ategereje Sam ngo basangire. Barangije kurya bajya kuryama. Iryo joro ribabera rigufi cyane kuko batifuzaga gutandukana, ariko kubwo kwirinda ubukene bagombaga gutandukana. Sam akajya guhiga amafaranga, Yvette agasigara wenyine mu rugo, dore ko nyine yari amusezeranyije kuzagaruka nyuma y'ibyumweru 4 gusa. Mu gitondo cya kare cyane Gad yaramugezeho. Bakoze urugendo rw'isaha n'igice n'amaguru, batega akagare k'igihumbi, hanyuma banyura mu wundi muhanda w'igitaka uzamuka, bagera ahantu bahasanga imodoka yari iparitse. Gad yaragiye asuhuza shoferi, aganira nawe Sam atabumva, hanyuma aragaruka aramubwira ati maze kuganira n'uyu mushoferi, musabye ko arifite arabyemera, nawe yambukanye imyaka mu gihugu tugiyemo. Rero wowe kuko udafite ibyangombwa, reka tugushyire mu mufuka, tugushyire hejuru y'ibyo apakiye, nitugera ku mupaka bakamusaka barasanga n'ubundi ari imyaka irimo gusa, wowe ntibarakubona. Nujya wumva ihagaze wirinde gukorora, wowe wihangane, niturenga umupaka turagukuramo dutega indi modoka. Njye ngiye kujyana nawe imbere, nabonye harimo n'imyanya 2 gusa. Sam yari yifitiye ubukene kandi yari yasize ahaye Yvette isezerano ryo kuzamuhindurira ubuzima nagaruka. Kugenda muri ubwo buryo yumvaga byumvikana, kubimusobanurira ntibyagoranye. Shoferi na Gad bamunazemo bakinga urugi, kuva ubwo ntiyongera kubona hanze. Yagenze urwo rugendo rwose mu modoka atabona, yongera kwibona muri abo bagabo.
yabaga yibaza ati cyangwa bantwaye batya bamfutse mu maso kuko wenda bashaka kuntoza kurwana n'ibinyamaswa ndi kumva. Bafite ibyuma bityaye nk'abahora barwana n'inyamaswa cyangwa bakaba bakora akazi ko kubaga. Ariko Gadi yambwiye ko tuje mu ruganda, sinzi ukuntu naba ngiye kuba umuhigi. Wenda wasanga ndamusanga aho banjyanye ndaza kumusobanuza neza. Ariko se ko mperuka mbwira ko agiye mu modoka nkaba navuyemo simubone, yaba ajyanye n'indi yaciye hehe? Yumvaga byivanze muri we. Nka nyuma y'amasaha 3 bamunyuza muri iryo shyamba ryari ririmo inyamaswa nyinshi zahumaga zimoka zisakuza mbese z'amoko menshi, akumva wagira ngo ni ibisamagwe n'impyisi, imbwebwe n'izindi atabashaka gusobanukirwa. Bamukuyeho ibitambaro bari bamwambitse mu maso, arebye abona bageze ahantu hubatse utuzu tw'ibyatsi, ariko akabona Gadi ari ntawe uhari. Sam yatangiye kwibaza iby'utwo tuzu biramuyobera. Hari ahagana nka saa 9 z'umugoroba, bamwinjije mu kazu kamwe muri utwo. Umutima utera cyane, yumva umuvuyemo, mu nda haramurya, atangira kuva imyuna mu mazuru. Yaratitiye amaso amuvamo, ashaka kuvuga ururimi rwanga gusohoka. Yari abonye bimwe mu bice by'umuntu usa n'uwapfiriye kera, yitegereje hirya no hino abona atari umuntu umwe gusa ahubwo ari benshi. Amaraso yari yarumiye ku bikuta, andi hasi, mbese hasa no mwibagira ariko rigira umwanda. Yarebye hirya no hino abona hashashe amakoma, ariko akabura inyamaswa igiye kuhabagirwa. Yaribazaga ati hano barabaga se? Bafite ibyuma bityaye, wagira ngo hari itungo bagiye kubaga nubwo ntaryo mbona. Kuki se babagira ahantu wagira ngo hasa naho inyamaswa zaririye abantu? N'ubundi iri shyamba ntabwo ryaburamo inyamaswa zirya abantu. Buriya abo nabonye bose nizo zabariye. Wasanga baza kuhabagira inyamaswa bavuye guhiga, izindi z'inkazi zigahumurirwa, zahagera bamwe zikabica. Byanga bikunda banzanye muri aka kazi ko kujya mpigana nabo, tukarwana n'inyamaswa zashaka kudutesha umuhigo. Ariko se byaba byo bakabaye batari kunsobanurira ibyo ari byo? Ibyo yatekerezaga byose niwe yumvaga harimo guhuzagurika. Yibazaga akazi aje gukora bikamucanga, kuko ko yari aje gukora abonaga gatandukanye naho yari ari. Akibyibazaho umwe yahise akoresha ururimi yumva, ati nabonye ari uwo muri kiriya gihugu duturanye, reka dukoreshe ururimi rwaho. Sam yateze amatwi yitonze. Uwavugaga akomeza avuga avanga indimi, Sam yumvamo bike, nabwo yumvamo utuntu utwo kubaga gusa. Ubwo kandi niko hanze bari gushyushya amazi mu ngunguru nini cyane, kuko bavugaga bati ntitwataha tutariye nubwo arizo turacyura mu rugo. Bahise bamufata bamukuramo imyenda yose, bamuryamisha ku makoma bamugaritse. Ashaka gutabaza ariko abona ntacyo biramara, aratuza ategereza ibigiye kumubaho. Muganga agiye kumutera urushinge, Sam atarazi ubwoko icyuya cyamurenze, inkuba irakubita cyane byo kumena amatwi. Muganga ahita asimbuka asubira inyuma, inshinge ziramucika. Aravuga ati narinzi ko ndi umusore utagira ubwoba mu baganga, twese tugura imitima n'impyiko, ariko iyi nkuba yo kabisa irantunguye. Numvise imvugiye mu bwonko neza. Nuko mwebwe mwamwangiza, mba mbaretse mukama ibyanjye nkigendera. Kandi n'ubundi nzabwira databuja ajya bakataye akazi mba nakoze kose ko kubanza n'ababaga nkabakuramo umutima n'impyiko, mwebwe mwicariye. Yicayeho akanya gato asa n'uruhuka ngo ubwoba atewe n'inkuba bushire. Akiri muri ayo imvura nyinshi itunguranye itangira kugwa. Imvura yaguye irimo urubura rwinshi, zimya umuriro bacanaga, dore ko bacanaga hanze. Utwo tuzu nubwo twari dusakajwe ibyatsi, amazi yageragamo imbere, bari baradusakaye kubwo kugamamo izuba no kuhabagira batarwana n'ibisiga. Bahise bavuga bati turamubaga tugarutse, iyi mvura ni nyinshi, reka tujye kugama. Nayo yarabakundiye igabanukaho gato, bahita basohoka basize usigara aramurinda. Baramubwira bati sigara hano murinde, wenda turaza kukongereraho nushaka ucyura inyama nyinshi, cyangwa se tuze kukongerera ku mafaranga. Kandi ntabwo aragucika ashatse kugenda uhita umwica ukaba umukuyeho umutwe. Ibindi twabikora nyuma imaze guhita, wenda tugahomba amafaranga ariko ntiduhomba umuhigo. Ubundi se impyiko zimukuyemo yapfuye hari icyo zaba? Babivuze mu rurimi yumva. Sam noneho yarasobanukiye icyatumye bamuzana aho hantu. Yaramenye ko abantu yabonaga akavuga ko bariwe n'inyamaswa atari ko bimeze, ahubwo ko bariwe n'abo bantu babanje kubakuramo bimwe mu bice byabo bakabigurisha abaganga mu buryo butemewe kugira ngo bizashyirwe mu bandi bantu. Yaramenye kandi ko nubwo yaje mu kazi atari ko bimeze, ahubwo ko Gadi yamugurishije ngo bamukuremo bimwe mu bice by'umubiri banamubage bamurye. Amakoma yabonaga ashashaho nayo bari bateganyije kumubagiraho, kandi amazi yarashyuhijwe, yarayo kunagamo zimwe mu nyama bari kuriraho, izindi bakazicyura. Umutima we wabaye nk'uhagaze kuko yarageze ku munota we wa nyuma w'ubuzima bwe. Yibutse ukuntu yasize umugore wamubwiye ko agiye mu kazi, yibuka ukuntu yamusezeranyije kugaruka nyuma y'ukwezi. Agahinda karamwica, atangira kurira adasohora ijwi, ariko amarira atemba ku matama. Ba bagabo bandi barirutse bajya kugama, asigarana n'umwe muri bo. Yabuze icyo amubwira, undi nawe aramwihorera. Ubusanzwe ntabwo bavuganaga n'umuntu bagiye kubaga, babaga bumva ari nko kuganiriza ibyo kurya, kandi ntabwo ibyo kurya biganirizwa.
Sam yaribazaga ati ubuse basi muri uku kwezi kumwe maranye na Yvette naba naramuteye inda, ubu kuko mpfuye ntabyaye, ikindi Gade dupfa iki ku buryo yageraho kungurisha mu bantu barya abandi. Yarakiryamyeho ku makoma maze yavaga hejuru mu byatsi ari kumutonyangaho, akomeza kwirambika kuri ya makoma avuga ati mana mfasha nsinzire, imvura inyagire ndyamye nsinziriye, wenda banyica ntari kumva. Yarirambitse ariko ibitotsi byanga kuza, imvura nayo ikomeza kuba nyinshi. Wa mugabo we yicaye hamwe yasaga n'umenyereye kunyagirwa, ntabwo yari kujya kure y'umuhigo ariwo Sam kuko yari yawurindishijwe kandi yari yahawe itegeko ry'uko Sam namurwanya aramuca umutwe bakaza kumubaga nyuma. Sam nta kindi yatekerezagaho cyane uretse ukuntu agiye gusiga umugore bamaranye ukwezi atazi niba yaranamuteye inda ngo wenda azasiga akana kazamwitirirwa. Yvette na Sam bari baramenyanye kera, batangira gukundana bakiri abanyeshuri. Yvette yakundaga Sam cyane kandi na Sam byari uko. Nubwo abo Yvette bari bifashije cyane, ntibyamubujije gukunda Sam wari umuryango ukennye nawe akennye hanyuma y'abandi basore Yvette yavuganaga nabo. Abasore benshi batunze akayabo bari baramurambagije yarabanze, ahitamo kwibanira na Sam wari ufite inzu y'icyumba kimwe. Yumvaga kubana n'uwakunze ari byiza kuruta kubana n'uwadakunze ariko utunze, kuko yavugaga ati wasanga mbirimo ariko nkabiriramo kuko n'iwacu bahoraga baryana kandi ari ntacyo babuze. Sam yibazaga icyo ari kuzira akavuga ati kuki ari njye bibayeho, ariko akavuga ati ubwo nyine nta kundi. Gadi yahawe ikiraka cyo kubaho umuntu wo kurya aba ari njye ahitamo. Mbega inshuti nizeraga Gadi koko. Imvura yakomeje kuba nyinshi igeza nka saa moya z'ijoro. Sam yarategereje ko babandi bagera bakaza kumwica, ariko imvura yarayisashira nk'isaha batarahagera. Igitondo cyarinze kigera babagabo bataje. Uwari ubategereje wa wundi wari wasigaye arinze Sam yatangiye kwinanura, akuramo imyenda arayanika, akomeza gutegereza abandi arababura. Imyenda ye yumye nka saa yine arayambara, arivugisha ati ko bataza se byagenze bite. Yamaze nk'iminota 10 azenguruka aho hantu, ubona asa n'uwarambiwe nawe ageze arigendera. Sam yaregutse ngo arebe ko agiye koko, ahita yambara imyenda ye. Yaramurebye abona afashe y'ishyamba arenga twatuzo twari twubatse aho, akomeza kugenda. Sam yarivugishije ataragiye se, ubuse abandi baba bari hafi aha, aya ni amahirwe mbonye yo gucika, ubuse ndamenya nerekeza he, reka nse n'umukurikira n'ubundi niyo yayo ndapfa ndiba harengera, nimbona arenze kure ndahita nsubira inyuma mpunge nubwo numva nakonyaguritse umubiri wose. Sam yaramukurikiye bagenda nk'iminota 30, ageze abona ko burya bari hafi ya hiryo shyamba rigarukira. Hirya hari hubatse amazu asakajwe amategura n'ibyatsi, abona ko byanga bikunda atuwemo n'abantu. Yaravuze ati uko byagenda kose agiye kubahamagara ababaza impamvu batinze. Uyu ni wo mwanya mbonye ngo mpunge. Gusa yagiye gusubira inyuma yibuka ko iryo shyamba rirerire cyane kandi yumvagamo inyamaswa nyinshi. Yatekereje guhungira muri ayo mazu, ariko atekereza ko abahatuye bose barya abantu baturutse ahandi. Yafashe umwanzuro wo kudakomeza imbere cyangwa ngo asubire inyuma, yerekeza mu kindi cyerekezo cy'iburyo. Yagenze nk'isaha aravuga ati ariko se nzamenya aho naturutse nte ko naje mu modoka nkaza mfutswe mu maso, ningera ku mupaka bwo se nzambuka nte njye mu gihugu nta byangombwa. Inzara nayo kandi yari yenda kumucamo kabiri, yakomeje kwiruka burinda bumwiriraho. Yabonye kurara hasi inyamaswa ziramurya, yurira igiti kinini yarabonye hafi aho gifite amashami manini, arurira aragihobera arasinzira. Ibitotsi byamubanye byinshi, akanguka nka saa 11 z'umuseso. Yakangukanye ubwoba avuga ati uwabicanyi bangezeho. Areba hirya no hino arababura kuko hari atangiye gucya, ashimira Imana avuga ati basi wenda ndibwe n'inyamaswa kandi hari ubwo nayinesha nubwo njye nta gatege mfite, naho bariya abantu nta no kwinyagambura bari kunyica ndeba. Yururutse igiti ngo akomeze urugendo, agezemo hagati isereri iramufata yumva azengereye cyane, ahita hanuka agwa hasi, abona iziri kumuzengurukaho. Ni inzara yari hamutuye. Mu mwanya yari akiryamye hasi aho, ikizengerera cyaragabanutse, arahindukira aryama agaramye. Muri uwo mwanya abona hirya hari igiti kinini kirimo amapera ahiye. Nubwo yari afite inzara yabonye uyu mupera ahita agira imbaraga zo kubyuka ahantu yo kurya, gusa kubera inzara nyinshi yari afite yari yabanza kumurya mu nda, yigaragura aho hasi mu ishyamba. Kubw'amahirwe haroroha akomeza kuyarya. Yagaruye agatege aribaza ati ariko kiriya modoka yantwaye amasaha menshi nkananirwa ngasinzira nkicura, ni gute yageze aho ihagarara mbona hakiri kare? Ntiyari yagatekereje ko burya yamaze umunsi urenga amasaha 6 mu modoka. Niyo mpamvu inzara yari igiye kumuhohora kuko uwo wari ubaye umunsi wa 3 nta kana akoza mu nda. Yongeye kwiruka ariko aribaza ati ndi kwiruka nkaroha vuba kandi nkurikije aho naturutse, amasaha yose nako umunsi wose urenga aho banzanye mu modoka, ugashyiraho urugendo nagiye bamfutse mu maso, byanga bikunda ntabwo nzagera iwanjye vuba, ahubwo nindeba nabi nzagwa mu nzira. Ahantu imodoka yagiye umunsi urenga yihuta ntihazabura kuntwara igihe kinini cyane n'amaguru. Yigiriye inama asubira kuri cya giti cy'ipera ca menshi, dore ko amahirwe yari yitwaje agakapu kari karimo ipantaro n'ishati yari kujya ahinduranya. Iyaba koko yari yaje mu kazi, apakiramo amapera menshi yibanda kuri amwe adahiye neza kugira ngo nayamarane iminsi myinshi atazabora cyangwa ngo amenekere mu gakapu.
Mu rugo iwe mu ijoro rya mbere agenda Yvette yumvise adatuje, yaraye umutima uhagaze ahangayitse cyane. Yaribwiraga ati wagiye umubaraje wasanga umugabo wanjye ashobora guheraho ntazagaruke. Yarose Sam yaragezeyo akabona akazi keza, akaba shebuja w'abandi bakozi, hanyuma bakamwica kubera ishyari bamugiriye. Yahise akanguka arashikagurika ijoro ryose. Nubwo yabaga asinziriye isegonda, yarirotagamo Sam bari kumwica, ubundi akaburota afite akazi keza, nawe akayoberwa ibisobanuro by'izo nzozi zose. Ikintu cyamutunguye nuko mu gitondo yagiye kurangura inyanya agahura na Gade. Yaramusubije ati waramutse ute Gade? Ni amahoro? Nari nzi ko wajyanye na Sam. Gade yaramusubije ati ntakabaye najyanye nawe, ariko nageze ku mupaka nisanga nta byangombwa najyanye, ahubwo se ukuntu umugabo wari umunyamahirwe. We yabonye lift, ibyangombwa babisabye shoferi gusa. Ariko ntuhangayike, uwamutwaye nawe aho hantu arahazi, kandi nakomeza mvugane na boss waho twari tugiye gukora, nahagera mushyire mu bandi bakozi. Yvette ati yabonye lift se aragusiga kandi rero wari ugiye kumurangira akazi? Hari harimo umwanya umwe gusa se? Mu buryarya bwinshi Gade yisetsa ati nyine namuretse ngo agende muri iyo modoka nanjye ntege, kandi koko hari harimo umwanya umwe. Nako ibyo tubireke, ubu nanjye ndi kwitegura kujyayo nuko nahise ncika intege. Bicanzwemo sinazanajyayo, nazasubira niyo na Sam yagarutse. Yvette yarabyumvise aramwihorera, yikomereza urugendo na Gade arakomeza. Umunsi wa kabiri warashize, uwa gatatu urashira, uwa kane urashira. Yvette ageze hasa n'uyakiriye, yakira ko Sam nyine agiye guhiga amafaranga. Gusa yakomezaga kwibaza impamvu Gade atigeze ajya mu kazi. Yatekereza ko yamubwiye ko azasubira niyo na Sam agarutse, akumva agaruye icyizere gike. Ku munsi wa gatanu Yvette yafashe amafaranga yose Sam yari yaramusigiye nubwo nayo atarahagije, aravuga ati n'ubundi Sam yayansigiye, avuga ati mu nyanya n'ibyanga nzayakoreshe nazicwa n'inzara, ariko ngiye kuyakodeshamo icyumba mu isantere, asigara nyaranguremo imboga nyinshi. N'ubundi mfite abakiriya, nuko ubushobozi bumbana buke ngacuruza utunyanya tutuzuye akabasi. Yvette yafashe amafaranga yararaho mu nzu akodesha inzu mu isantere, andi yaguramo inyanya, intoryi, karoti, mbwija, yewe ashyiramo n'utundi tuntu duciriritse. Yasaga n'uyataye avuga ati nashaka hombe ntabidahomba, niyo mfite imbere n'inyuma, ariko nibigenda neza kunguka Sam azasanga naravuye ku rwego yansizeho. Nawe nizo nzu afite, ashaka kumbona acururiza mu nzu ntazunguza agataro. Mu cyumweru cya mbere Yvette yari yatangiye gucururiza mu nzu, kandi kubera ikimero cye cyakururaga abagabo n'abasore benshi bamutezaga imbere bivuye inyuma, uretse ko ari bamwe banamwifuzaga ibirenze byo kumubera umukiriya bitwaje ko umugabo we adahari. Gusa yari yariyemeje kutazigera ahemukira umugabo we Sam na rimwe. Muri rya shyamba Sam yarakomeje kugenda, ariko kurirangiza bimubana ihurizo. Ntiyari azi niba agezemo hagati cyangwa yenda kurirangiza, kandi yaramaze kunanirwa cyane kuko icyumweru cyari gishize agenda adahagarara, aruhuka mu ijoro nabwo dusaha duke. Amahirwe yagiraga nuko atigeraga ahura n'inyamaswa, yazumvaga zivugira kure cyane, ariko agakomeza kwibaza uko azasohoka muri iryo shyamba bikamuyobera kuko ryari rinini cyane. Yakomeje kwiruka ageze hasi aragwa hasi, kwiyegura biranga, aravuga ati noneho ndapfuye, reka nsezere kuri Yvette umugore wanjye nubwo tutari kumwe, kuko umunaniro mfite ntunyemerera kurenga. Sam yaguye aho noneho kuko yari yaramaze kwiheba, avuga ati ninshaka nzapfe. Araryama arasinzira. Yamaze umunsi wose aryamye, yakwicura mu ijoro akumva ibinyamaswa bivugira hafi, ariko ntagire ubwoba, ahubwo akavuga ati zatinze kuza kunyirira. Mu gitondo yariyandanze yongera kwiruka, ariko noneho imbaraga ziraburaga igihumura t'ubwenge. Yvette nawe niko yahoraga afashe iry'ibiryo asengera umugabo ati Mana, dore mu minsi mike ntangiye gucuruza ibintu byose nkoresheje amafaranga yavuye mu mitsi y'umugabo wanjye, wampaye umugisha bigenda neza, kandi mfite icyizere cy'uko bizakomeza ngafungura n'iduka rigari nka mu mucuruzi nk'abandi. Ariko umugabo wanjye ntuzamukoreho ijisho, uzakomeza umundindire, kandi amafaranga yagiye gushaka azayabone, natwe tuve mu bukene. Yvette yahuraga na Gade. Gade ati none se ntabwo uramenya amakuru ya Sam? Yvette turamenye ntuzongere kuyambaza na rimwe rwose, kuko niwe mwajyanye ukamusiga ukagaruka. Gade ati nanjye nyine mba nigiza nkana, ariko ndabona waranamenyereye da, erega uracyari umugeni wowe. Gade yahoraga umutima umurya kuko yavugaga ati Yvette namenya ko umugabo we namugurishije akayabo ngo bamukuremo impyiko, umutima n'ibindi bishobora gushyirwa mu wundi muntu, ibisigara babirye, azahita ndega mu nkiko bamfunge burundu. Icyiza nuko napanga uko ncika hakiri kare, ngahunga nkava muri aka gace, byaba byiza nkajyana n'umugore wanjye mu kindi gihugu, kuko ndabizi amaraso arakurikirana. Yaratashye ageze mu rugo abwira madamu ati rero madamu, hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Urabizi ko muri iyi minsi turi kurya neza, kandi ibyo ushaka byose nkabiguha. Uhora umbaza aho nkura amafaranga nkaga kuhakubwira, ariko uyu munsi ni wo wa nyuma. Umbabarire unyumve neza, ntunce mu ijambo cyangwa ngo uzane iby'impuhwe byawe. Nawe urabizi ko twari dufite ubukene bumeze nabi, sinari kubona akazi karimo amamiliyoni ngo nkiteshe, kandi kugakora nta saha byari kuntwara. Umugore wari utwite inda y'amezi 6 yamuteze amatwi. Gade ati ariko sheri, wari uzi ko ari ahantu bagurisha abantu? Umugore we yamuciye mu ijambo ati winjijisha mbwira aho ukura amafaranga, ubwo se uri kuzanamo ibyo kugurisha abantu? Hari ibyo twavuganye?
wambwiye ngo singuce mu ijambo none unyumvire ibyo uzanye uyobewe amatsiko yanjye. Gad ati erega ndabikubwira n'ubundi ariko nyine umuntu arahenda. Hari ahantu mu bindi bihugu ubagurisha umuntu, umugabo, umwana, umugore, mbese umuntu ufite amagara mazima, hanyuma bakamukuramo umutima, impyiko n'ibindi bice byajya mu muntu, ibisigaye bakabirya. Ibyo bice babakuramo baba bafite abaganga barabihereza, narumvise ngo baza kubibakuramo bakabijyana, abo bandi bagahabwa amafaranga bagasigarana inyama zo kurya. Ubwo rero umugore ahise amuca mu ijambo ati wikomeza kumbwira ibyo bintu ndumva binyitereye ubwoba. Gad ati ariko nawe urakabya, kubikubwira se nibyo biguteye ubwoba? Ubwo se n'ubwa mbere ubyumvise? Umugore ati ntacyo bimbwire nta kundi, ntiyifuzaga amahane. Yakomeje kumusobanurira ati nka gutya umuntu atanga amaraso kwa muganga hari ukuntu bayamunyunyuzamo wese ari muzima kugira ngo bazayatere abandi bantu b'abakire. Umutima wonyine ugura amamiliyoni menshi, noneho impyiko zo iyo ari ebyiri sinakubwira. Ugurisha umuntu umwe bakabanza kukubarira izo note za buri rugingo bakaguteranyirizaho n'ay'umubiri wose. Umugore wa Gad yari yumiwe ati kiza nuko utasinze naho ibintu uri kumbwira sinzi ibyo ari byo. Gad ati nyine babanza kumubaga bakamukuramo ibyo bice ubundi bakamunaga mu mazi yashya bakamurya, cyangwa bagatwara inyama mbisi bakazisangira n'umuryango wabo. Akenshi bamubaga hari umuganga ndako byo nabikubwiye agahita ajyana bya bice bagasigarana inyama zindi. Rero aho niho nakuye amafaranga. Umugore ashigukiye hejuru ati uvuze ngo iki? Ngo ntabwo numvise neza. Gad ati ntanjye nagurisha umuntu wamuye amafaranga yose ndi kukubwira nuko ntayakweretse ariko yari yuzuye igikapu narayabitse. Umugore we yagiraga impuhwe nyinshi cyane, ari umugwaneza ahangayikishwa n'ibibazo by'abandi nk'aho ari ibye. Kumva umugabo amubwira ko yagurishije umuntu mu bantu barya abandi bakabanza kumukuramo impyiko, umutima n'ibindi bice byashyirwa mu wundi muntu ibisigaye bakabirya, yatangiye gutitira. Gad ntiyabitinda ati tuza ahubwo mbanze nkubwire uwo ari we, kandi umenye ko nimara kumukubwira tugomba guhita dutoroka tukava inaha batazamfunga burundu. Tugomba kujya mu kindi gihugu kuko Yvette namenye ko umugabo we Sam ari byo bamukoreye n'abaturage b'ina bakamenya ko ari byo namukoreye. Mu gihe yaragikomeje kuvuga ko burya yari yahawe ikiraka cyo kugurisha umuntu akagurisha Sam, umugore we Vanilla yahise ahungabana ahita ahanuka ku ntebe yashize yari yicayeho agwa hasi abanje umutwe, amaraso atangira kuva mu kanwa no mu mazuru. Uwo mwanya Gad yahamagaje abaturanyi, yewe Yvette arahurura bajyana Vanilla kwa muganga igitaraganya. Yvette bari umurwaza muri iryo joro, yemeranyije na Gad ko agiye kuharara akaza kumusimbura mu gitondo agiye gucuruza. Ku rundi ruhande Sam nyuma yo kugwa igihumuro yongeye gukanguka yisanga mu rugo rwiza atazi, hari umuganga uri kumuvura, abantu babo bari gukoresha urundi rurimi rutandukanye nanone n'urwo bari bagiye kumurya bakoreshaga. Bagerageje kumuvugisha mu ndimi zitandukanye, bageze aho bagera ku rurimi rwe rwa nyarwo nawe arabavugisha ariko mu ijwi riri hasi. Yaregutse abona abo muri uwo muryango bose bishimye, umugabo, umugore n'abana babo babiri bakiri bato ndetse n'uwo muganga bayagaye batarakangutse ni muzima. Bakomeje kuvuga mu rurimi yumva bati yararwaye umunaniro n'inzara kandi nabwo aracyakeneye kuruhuka no kwitabwaho. Sam yabuze icyo avuga arijisha arongera araryama kugira ngo yumve ibyo baganiraga. Umugabo ati nagiye mu ishyamba maze kugenda nk'iminota 10 uvuye aho ritangirira ngiye kureba ko nabonamo igiti kigororotse, mubona aryamye hasi ahetse aka gakapu ureba karimo amapera yumye n'ipantaro n'ishati. Nahise muterura muzana hano, madamu n'abana bamfasha kumwitaho. Sinari nakamenya haturuka ariko ubu ndahamenye ubwo menye ururimi avuga. Muga nawe ukwiriye gushimirwa, wavuye umuntu utambajije byinshi ariko se waramuvuyera? Yabivuga agatebya. Sam yahise yegukana amubwira ati mwarakoze kuntabara. Baratunguwe bati burya se watwumvaga? Sam ati ibyo uvuze none hano ibyo numvise, ikindi sinzi iminsi maze hano, yewe sinzi naho ndi. Yababwiye ibyamubayeho byose, yababwira ko mu gucika ko yerekeje mu kindi cyerekezo gitandukanye n'icyo yari yaturutsemo. Bamusobanurira akantu ku kandi, baramubwira bati umuntu wakugurishije ubu afite amafaranga utasimbuka. Aho uvuye habaye abantu bagura abandi bakabakuramo ibice bimwe na bimwe by'umubiri bakabigurisha abaganga bigenga mu buryo butemewe, ibisigaye bakabirya. Gusa ni kure cyane ya hano, nawe urabizi iminsi wagenze kitari mike. Sam ati narekeye kubara ngeze mu majoro 7. Yabajije iminsi amaze bamubwira ko irenga 5. Sam yababwiye uko Gad yamubeshya akazi, ababwira ukuntu yasize umugore bamaranye ukwezi kumwe gusa bashakanye, bamugirira impuhwe nyinshi cyane. Uwo mugabo wari umukire wari wamukuye mu ishyamba, yamwemereye kuzamuha umubare w'amafaranga yose azaba ashaka namara gukira inzara n'umunaniro. Yamwemereye no kumwambutsa umupaka amutwaye mu modoka ye akajya kureba madamu yabishaka akazagaruka kwibera aho ngaho agakorera amafaranga we na Yvette we, agahunga abantu nk'abo bamwifuriza urupfu.
Sam noneho yaramaze gusobanukirwa neza ubugome bwa Gadi. Mu bitaro Vanilla yari arembye cyane, abaganga baramusuzumye babona ko nta yandi mahitamo ahari uretse yo gutabara ubuzima bwe ubwo umwana bukahagendera. Inda yari atwite igeze mu mezi 6 nuko byarangiye. Hari ku munsi wa 3 bageze mu bitaro. Yvette yazaga kumurwaza nijoro, ku manywa akajya mu bucuruzi bwe, Gadi nawe akamurwaza ku manywa, nijoro akajya kurariwe. Vanilla yabonaga Yvette aje ku mugoroba aje kumurwaza, amarira agashoka ku matama ye kuko yabaga yibutse ibyo Gadi yakoreye umugabo we Sam. Yvette yamubazaga icyo yababaye, Vanilla atemba ndijijwe n'amarangamutima, ntabwo mba mbyumva ukuntu nkunda bigeza aho uturugo rwawe ukwemera ukarara ijoro hano ryose kandi ku manywa wiri ukora. Nukuri sinzi niba nzabona icyo nkwitura. Yumvaga yabwira Yvette ibintu byose, ariko akavuga ati reka mbanze mve muri ibi bitaro nibwo nzabimubwira. Ariko icyiza ni ukumwihorera kuko mbimubwiye ahita apfa yishwe n'agahinda. Icyakora nzabimubwira nashaka azapfe kuko iri banga sinazaribika ngo mbishobore. Gadi ntabwo nari nzi ko ari umwicanyi bigeze hariya. Sinari nzi ko yahemukira inshuti ye magara. Umwana twari kuzabyarana tumye ndayivamo, ubu nta yindi sano dufitanye. Ngomba kumurega ariko nzabanza nigwiza amafaranga yose bamuhaye yagurishije Sam. Ku munsi wo kwimuka nzaba nahamagaye polisi, amafaranga nzayarya ari uko ari muri gereza. Sam aho yari yumvise amaze gukira, asaba umugabo wamutoraguye kubahiriza isezerano yamuhaye akamwambutsa umupaka. Uwo mugabo yamuhaye amafaranga menshi cyane, aramubwira ati humura ndaguherekeza nkugezeyo kandi amafaranga ari gukorera mu gihe cy'umwaka nk'uko wari warabisezeranyijwe na Gadi yose ndayaguhaye ari muri iki gikapu. Numara kurenga umupaka ndagufasha uyabike mu buryo bugezweho, ntugire ubwoba, ku mupaka barayavunja. Buri imodoka baragenda, uwo mugabo ageze ku mupaka basobanurira ibya Sam, barabareka barinjira. Amafaranga yose biyabitsa mu buryo bugezweho butari bwo kuyatwara mu gikapa. Sam afata indi modoka imwerekeza iwe. Abaturage bose bari bazi ko yagiye gupagasa, ntabwo bari bazi ko Gadi yamugurishije. Yageze mu gace kiwe agenda ahoberana n'abantu, bamuha amakuru y'uko umugore we yagiye mu bitaro kuri ayo manywa kuko ngo bari bagiye gusezerera Vanilla arwaje. Sam yaramukumbuye cyane kandi yumvise ko Vanilla ari wagize ibyaga kugwa mu nzu indi kavamo. Yumvise atajyayo kuko atashakaga gukubitana amaso na Gadi, ariko urukumbuzi rw'umugore we ruramuganza cyane ko yatangiye guhangayika yumva ko nawe Gadi aramugirira nabi. Mu bitaro Gadi na Vanilla bari babeshye ko yagize serera akagwa hasi, aho kubabwira ko ari inkuru mbi yari yumvise kuyakira bikamugora. Sam yumvise ababaye mu mutima, aribwira ati mbega ubugome. Sam yari afite gahunda yo kutazigera avugisha Gadi kandi yumvaga najya no kumurega atazabona ibimenyetso. Yaravugaga ati bwo se najya mu buyobozi ninde wabyumva. Icyiza ni ukuzahungana n'umugore wanjye tukigira mu kindi gihugu, Gadi tugamusigana n'ubugome bwe. Gusa nanone akavuga ati azagurisha n'abandi bantu, icyiza ni uko nabimenyesha ubuyobozi bukabyemera cyangwa bukabyanga, hazagira n'undi ubigenderamo bakazamenya aho bahera. Yigira inama yo kujya kureba Yvette ku bitaro, ariko akibaza uko biragenda nakubitana amaso na Gadi. Yateze akamuterekeza ku bitaro. Akigera hafi y'amarembo yasabye umumotari kumuhagarikaho akabanza kugurira umukunzi w'akarabo Gatarama nibahura. Yinjiye mu iduka, mu gusohoka abona Vanilla bamusezereye atashye aherekejwe na Gadi na Yvette. Sam yavuye mu muryango ahagarara imbere gato ahamagara Yvette. Gadi ahindukiye abona ari Sam. Yibwiraga ko yapfuye kera ariko yari akiri muzima. Gadi yaratitiye agira ngo ni umuzimu. Vanilla nawe amubonye ubwoba buramutaha, atangira gushidikanya ku byo Gadi yamubwiye. Gadi yaratekereje ati Sam nimwegera n'ibyo namukoreye byose aranyica. Yigira inama yo guhita ahunga agasiga Vanilla, akazaba amuhamagara nyuma dore ko amafaranga yari ari kuri konti yarafatanyije na Vanilla kuko yashyizeho mu rwego rwo kumuha ruswa ngo atazamuvamo. Ashaka kwambuka umuhanda agace mu yindi nzira ategerana na Sam, gusa yambuka atitegereje neza imbere n'inyuma, imodoka yaturukaga ruguru ihita imugonga, ahita apfa uwo mwanya, nayo yikomereza urugendo yihuta cyane nkaho nta cyabaye. Nubwo Sam yarazi ibyo Gadi yamukoreye byose, agahinda karamwishazana n'abandi bantu ko bahururaga aho Yvette atishimye na Yvette utaruzi ubugome bwa Gadi ari kumuririra. Vanilla nawe yahogoye, gusa Vanilla yumvaga akwiriye gupfa kubwo ubugome bwe, ariko nanone agahinda ko kuba yari umugabo we kakamuganza. Umurambo wa Gadi wasubijwe mu bitaro ku kanya, ariko n'ubundi yari yamaze gupfa. Ntihatinze bahise bamusubiza umuryango we, umunsi wo gushyingura uragera. Mbere yo kujya gushyingura, Sam yabwiye Yvette ibintu byose uko byagenze nta na kimwe amuhisha. Yvette yararize ariko nanone akumva adafite impamvu yo kurira. Yabwiye Sam ati Sam, wagiye ujyanywe no gupagasa, none wagarukanye amafaranga wari gukorera mu mwaka. Wansize utazi uko nzabaho, none dore ubucuruzi bwarafashe. Gadi yifuje ko upfa ugasiga umugeni, none nibyo bimubayeho. Yifuje ko upfa utabyaye, none umugore we yakuyemo inda y'umwana wari kuzaba imfura yawo. Yifuje gukira vuba, none apfuye atari ku mafaranga yatumye ahemuka. Nitwe dukize vuba, inzozi narotaga z'uko uzaba sebuja w'abandi zibaye impamo. Sinishimiye ko apfuye, ariko nkwiriye kwishimira ko warokotse. Imana niyo yagushije imvura yatumye batakubaga. Ese kuki ari wowe kuko bari bagiye kubaga?
yarimyoje arakomeza ati bakakuvanamo ibice by'umubiri, umutima n'impyiko n'ibindi, ibisigaye bakabirya. Imana niyo yakugenza iruhande mu ishyamba ry'inzitane ntiwahura n'inyamaswa y'inkazi ngo ikwambure ubuzima. Wagendaga utazi aho uzagera, kubw'amahirwe ubona umugiraneza kujyana iwe mu gihe wari umaze kunegekara. Ni ibyo kwishimira kandi koko tuzamusure nanjye mushimire. Nabuzwa n'iki gushimira Imana ugarutse uri wese nta gice cy'umubiri cyangwa agasatsi kakuvuyeho? Nabuzwa n'iki gushimira Imana ugarutse ukinkunda? Barahoberanye baritegura bajya gushyingura nk'abandi bose. Nyuma yo gushyingura Vanilla utaragaragazaga agahinda na gake uwo munsi yatunguye benshi. Yasabye Sam na Yvette kuza imbere, hanyuma aravuga ati mbanje gusaba Yvette na Sam imbabazi kubw'umugabo wanjye Gade. Nubwo abapfuye bose mu bavuga neza ngaho bagiye niho heza, Gade we yari umugome ukomeye cyane. Abenshi ntimwari kubyemera iyo Sam aba atari hano. Ndagira ngo mbamenyeshe ko icyatumye inda yanjye ivamo atari ukugwa hasi bisanzwe. Nagushijwe n'inkuru mbi nari maze kumva n'umugabo wanjye. Mutekereze ko amafaranga yatumye agurisha inshuti ye Sam ngo bamukuremo ibice bimwe na bimwe by'umubiri bazabishyire mu bandi bantu. Tekereza ko yararize arahogora, abantu batangira kujujura bibaza niba ibyo yavugaga harimo ukuri. Sam yahereye ko abasobanura ibintu byose nta na kimwe asimbutse, abari bumva bagize agahinda. Yasoje agira ati yabonye ingarutse kandi azi ko inyama zanjye abaziriye zabashizemo, agira ubwoba ashaka kumpunga, aribwo yaguye mu modoka ikamugonga. Mbabajwe n'urupfu rwe kuko njye ndi muzima, kandi nibisanzwe ko umuntu agira uruhande rubi n'urwiza. Umunsi we wari wageze ntihagire uwo dushinjura urupfu rwe, kuko buriya iyo utarapfa ntuba urapfa. Vanilla yarihanganye nawe avuga ijambo ryo gusoza agira ati Sam na Yvette ni inshuti zanjye, nubwo mwese mwiyumviye ibyo inshuti zikora. Gusa mbasabiye umugisha n'iterambere, urukundo rwabo ruzarambe, bazasazane. Agahinda ko kuba mbuze umugabo ni kenshi kuko namukundaga, nubwo wenda mu minsi ye ya nyuma icyaha yakoze ari nacyo cyamuhitanye. Gusa yifuje kwangiza urukundo rwa Yvette na Sam, none ibyo yifurizaga Yvette byose ninjye bibayeho. Ndapfakaye nk'uko yifuzaga ko Yvette apfakara. Mfakaye nkiri muto kandi ntarabyara nk'uko byari kuba kuri Yvette. Rwose abari hano mwese bibaho isomo, akaba wamugani ngo urucira mukasoro gatwara nyoko, ariko nawe ubwawe rwagutwara. Nyuma yo gushyingura Yvette na Sam koko bakomeje ubucuruzi batera imbere, rimwe na rimwe bakajya banyuzamo bakajya gusura wa muryango wakuye Sam mu ishyamba yataye ubwenge. Kuri ubu Sam na Yvette bamaze kubyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umuto ni umukobwa aracyonka, naho umukuru w'umuhungu we yatangiye ishuri. Vanilla nawe yabonye undi mugabo umukunda kandi nawe yabyaye umwana w'umukobwa, ubu ntaramara ukwezi avutse. Ngushimiye ko tugeranye ku musozo. Wibuke gusiga igitekerezo cyawe kuko aribwo buryo rukumbi buhari bwo kuganira namwe mudukurikira umunsi ku wundi. Mwebwe mukunda inkuru tubagezaho kandi murabizi ko muri comment ariho hatuma tumenya icyo twahindura mu nkuru ikurikira. Niba warakoze subscribe, ngushimiye mbikuye ku mutima, kimwe nawe ugiye kubikora nonaha kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.